Kigali aho inzego za gisirikare muri ibi bihugu zayitabiriye zarimo zinononsora amasezerano ya gisirikare ibi bihugu bifitanye. Mu gusoza iyi nama inyandiko 3 zikubiyemo aya masezerano itsinda ry'inzobere mu bya gisirikare zarimo zinonosora ziraza gushyirwaho umukono n'impande zose mu gihe Sudani y'Epfo yitabonetse muri ibi biganiro iza kumenyeshwa. Umubano wa ruguru muhora wa ruguru Northern Corridor washyizweho mu mwaka wa 2013 aho kuva ubwo ifite imishinga 14 ushyira mu bikorwa ahanini ikaba rero ari imishinga ishingiye ku koroshya ubuhahirane ndetse buri gihugu gifite inshingano kiyobora muri iyi mishinga. U Rwanda muri uyu muhora nirwo ruyobora umushinga w'ubufatanye mu bya gisirikare Defense Cluster n'indi mishinga irimo uwabimukira ubukerarugendo ubucuruzi umurimo wa service umurimo rero na service wo guhuza za gasutamo w'amahoro n'umutekano ndetse no gucunga iby'ikirere airspace management. Inama rero nk'iyi y'ubufatanye mu bya gisirikare muri uyu muhora yaherukaga kuba umwaka ushize 2024 aho kuri iyi nshuro iri gutegurira iy'abakuru b'ibihugu by'umunyamuryango izaba mu minsi iri imbere. Ni makuru nuko kuri uyu wa gatanu abanyeshuri barenga 100 bagize icyiciro cya 13 biga mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama bamuritse umuco w'ibihugu baturukamo. Mu makuru wacu Pio Mbarushimana nawe ari gukurikirana ibijyanye n'imico y'abanyeshuri bitewe n'ibihugu byabo. Pio tubwire bari kumurika iki? Nibyo murakoze cyane kuduha umwanya muri ishuri rikuru rya gisirikare riherereye hano i Nyakinama mu karere ka Musanze kuri uyu munsi ndangamuco aho abanyeshuri bari kwiga muri ishuri bagize icyiciro cya 13 bari kumurika umuco w'ibihugu bitandukanye. N'abanyeshuri 108 bava mu bihugu 20 birimo 19 byo ku mugabane wa Afurika nko namwe narumaze kubigarukaho ndetse na kimwe cyo ku mugabane wa Aziya aricyo cya Yorodania. Baramurika umuco w'ibihugu bitandukanye bakomokamo wibanda cyane cyane ku mafunguro ibiribwa imyambaro imyindo ndetse n'indirimbo. Turi kumwe n'umuyobozi cyangwa se umukuru w'abanyeshuri Kosa Senior ni Colonel Dr. Dani Gatsinzi. Murakoze cyane. Rino shuri rikuru rya gisirikare higishirizwa abanyeshuri baturutse mu bihugu byinshi bitandukanye by'inshuti z'u Rwanda. Nk'ubu muri iki cyiciro cyacu cya 13 tuhafite ibihugu 19 bashyiraho u Rwanda bikaba 20. Ibi bihugu rero byose bigira imico, hari ibyo bikunda, bigira imiziririzo. Iyo twiga rero tuba dushaka kugira ngo tumenye ibyo byose kuko n'ubundi iyo turangije hano kwiga hari ukuntu tugenda dukora ibyo bita cooperation mu Cyongereza. So ni byiza kugira ngo tumenye imico dusangire hanze y'amasomo ya buri munsi. Noneho nk'iyo gutyo mumaze kumenyana mu marahangaha igihe cy'umwaka n'iki bifasha cyane cyane nko mu gihe muburiye nko mu kazi cyangwa mu nshingano zitandukanye haba mu bihugu binyuranye? Urumva tuba twamenyanye buryo umuntu mwamenyanye ukamenya ibyo kunda ukamenya ibyo yanga n'imikoranire iroro. Kumarana umwaka twiga dusangira amasomo gusa ntabwo biba bihagije. Tuba dukeneye kugira ngo tuze tumenyane. Urabona ko n'ubuyobozi bwabo bwagiye buza hari ukuntu rero biriya bigenda bitsura umubano atari gusa mu banyeshuri ariko no hanze y'abanyeshuri. Ku ruhande rwawe ntabwo nabura kukubaza nti wowe mu byo wenda umaze kureba birimo kumurikwa na bagenzi bawe bava mu bihugu bitandukanye hari cyagutunguye? Urebye ibintu amafunguro yabo aratandukanye. Urabona ko turiya dusimba twebwe ubona twirirwa twirukana mu mazu bamwe urabona ko ari delicacy yabo ari ibintu ubona ko ari byo bataka. So imico iratandukanye kandi urabona ko babyishimiye. So ni byiza rero ibintu nk'ibyo kugenda ubimenya. N'ubwa mbere muri ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama habonetse umubare munini w'abanyeshuri barenga 100. N'umubare usa nkaho wikubye inshuro zisaga 2 ugereranyije n'ibyiciro byabanje. Ni nyuma y'aho nyine iri shuri rivugururiwe rikongererwa ubushobozi. Abitabiriye iki gikorwa barimo kuzenguruka bajya kuri stand ya buri gihugu bagasobanurirwa ibyo bifuza kumenya ari nako nyine basogongera cyangwa se baganura ku mafunguro n'ibinyobwa bitandukanye byateguwe ahangaha. Ubutumwa buri butangwe n'abandi bashyitsi batandukanye bitabiriye kino gikorwa turaza kugarukaho mu makuru yacu ari imbere. Murakoze cyane ndabashimiye. Urakoze cyane Pio Mbarushimana tuvuga ngaho mu majyaruguru tujye mu burasirazuba bw'igihugu.
mu burasirazuba bw'igihugu abanyamuryango b'ibumbiye mu makoperative 3 ahinga umuceri mu kibaya cy'umuvumba gikora ku mirenge ya Mimuri, Mukama, Rukoma na Nyagatare barataka igihombo giterwa n'iyangirika ry'urugomero rwa Karungeri rwohereza amazi yifashishwa mu bikorwa by'ubuhinzi bw'umuceri muri iki kibaya. Geoffrey Munyaneza yabasuye adutegura inkuru ari nabo muri aya masaha. Geoffrey gane nabo bahinzi batubwira uburyo icyo gihombo kiremereye. Turi ku rugomero rwa Karungeri, ni urugomero ruherereye mu murenge wa Mimuri, ni urugomero rwifashishwa mu bikorwa by'ubuhinzi bw'umuceri mu kuhira, rwuhira rwifashishwa na koperative 3 zihinga mu kibaya cy'umuvumba cya ruguru. Koperative ya Kodereva mu nigikoresha cyane, hakaza koperative yitwa Kopororika ndetse na koperative yitwa Koporirimu. Barahinga rero bakora ibikorwa byabo by'ubuhinzi bw'umuceri. Murabizi ko ibikorwa by'ubuhinzi bw'umuceri bikenera amazi menshi, rero aya mazi bakoresha ava kuri urugomero rwa Karungeri rwamaze kwangirika. Rero baravuga yuko iyangirika ryarwo bituma umusaruro wabo inshuti yanjye ni ukugira umwuga ukurengera ejo hazaza. Nadine n'abandi basore n'inkumi babimenye kare bagana LWD Tiveti Center, ubu barakirigita ifaranga mu baturanyi babo. Nawe tugane tuguhe ubumenyi buzagusazisha neza ejo hawe hazaza. LWD Tiveti Center yatanze amahirwe yo kwiga imyuga ku bantu bose. Twigisha imyuga yo kudoda, gusuka, gukora ubwiza bizwi nka make-up, by'akarusho kandi twigisha gukanika amagare ya siporo, bimwe mu bifitiye akamaro urubyiruko. Nawe rero ayo mahirwe y'imboneka rimwe ntagucike. LWD Tiveti Center tuguha ubumenyi mu myuga inyuranye, ugasohoka uri intyoza ku isoko ry'umurimo kandi mu gihe gitoya. Kwiyandikisha birakomeje ku mashami yacu ariyo Kicukiro na Rwamagana ahazwi nka Buswayirini. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri nimero zacu zikurikira arizo 0784 45 nanone 51 cyangwa se 0795 98 77 ari kandi na 0782 53 LWD Tiveti Center, umwuga wawe ejo hawe heza. LWD Tiveti Center, iga ukore utere imbere. Lilizi Shop, iduka ry'icyerekezo ku bakeneye ibyo kurya by'amoko yose. Turaranguza tukanacuruza detaye, tubafitiye ibyo kurya by'amoko yose. Umuceri mwiza uyu wahogoje abawuguriye iwacu, isukari nziza, ifu ya kawunga ya yindi ryohera uwayikoresheje. Tubafitiye ubugari mwakunze bwo ku buhanda ahazwi nk'igitwe, amakaro na tubuka, amavuta aryohesha indyo, sauce tomate ya salisa n'ibindi mwakenera hano iwacu. Umwihariko wacu kandi nuko tubafitiye amafu y'ubwoko bwose ndetse n'amafu avangiye hamwe kandi atunganyije neza. Tubafitiye ibyo kunywa, amata meza ndetse n'amazi by'uruganda rw'Inyange. Urahasanga ibikoresho by'isuku, Kotex ku badamu n'abakobwa, Pampers ku bana, papier hygienique ndetse n'ibindi bikoresho by'isuku utasanga ahandi. Dukorera mu isantere ya Ruyenzi ku cyapa cya mbere cya taxi z'imodoka z'igihara ku nyubako nkihari. Iwacu hariranga. Duhamagare kuri telefoni igendanwa 0788 48 cyangwa se uduhamagare kuri 0734 tubikugezeho mu kanya nk'ako guhumbya. Lilizi Shop, ibiciro byacu binogeye abatugana bose.
ukeneye ikibanza cyiza, ukeneye inzu yo guturamo ifite igipangu ifite pariseri na annexe z'agatangaza, tugana iwacu mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali mu kagari ka Nyabugogo. Tubafitiye inzu nziza ifite dushe na tuwarete zirenze imwe mu nzu, ndetse kandi na pariseri yagutse irimo inzu zikodeshwa imbere mu gipangu nziza. Niba wifuza aho gutura heza witegeye ubwiza bwa Nyarugenge n'imisozi ya Gasabo, Kamonyi na Rulindo, bizafasha umuryango wawe kubaho unezerewe cyane. Twitegeye hafi nka Norvège Karama, heza hayobotswe na benshi kuko niho dutuye. Ni amafaranga make cyane, miliyoni 60 gusa z'amanyarwanda, nicyo giciro kihabereye. Erega keza karigura mugenzi wanjye. Duhamagare kuri telefoni igendanwa 0788820481 maze tugutembereze ubwiza bwaho. Icyubahiro cyawe naho tuzi umuryango wawe.